الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro adutunga, ndetse akanatwoherereza intumwa n'abahanuzi kugira ngo zituyobore inzira nyayo, inzira igororotse igomba kutugeza kwa Allah by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa kandi akazubaha azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho akazisuzugura azajya mu rutazima. Iryo ni ihame ntakuka. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku mukunzi wacu, intumwa yacu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, we n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi, abiwe mu rugo, abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo, n'abandi bazaza inyuma yacu kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo ngabo, tukazaba kuri iyi si Allah atwishimiye, turi abayisilamu beza kandi nyakuri. Allahumma amin. Amagambo meza n'amagambo y'Imana, n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, aribwo Islam. Ibintu bibi ni ibihimbano, kubera ko ibihimbano aho biva bikagera birayobya, kandi ubuyobe bwose buganisha mu rutazima. Imana nyagasani turinde twese umuriro utazima, kandi turinde no kuyoba. Muri izi nyigisho zacu z'uyu munsi turakomeza tuganira ku mateka yaranze abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Uyu munsi nanone turi kumwe n'umusangirangendo ukomeye w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ufite ibigwi by'akataraboneka mu Islamu. Uwo nta wundi ni Uthman ibn Affan. Amazina ye yitwaga Uthman ibn Affan. Uthman mwene Affan, Imana nyagasani mwishimire, mwene Abil As, mwene Umayya, mwene Abdushams, mwene Abdumanaf, mwene Qusay, mwene Kilab, mwene Murra, mwene Ka'ab, mwene Lu'ay, mwene Ghalib al-Umawi al-Qurashi. Ngira ngo urabibona ko isano ye iragenda igahura n'isano y'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yavuze ngo yari mu muryango wa hafi w'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Aho batandukaniye nuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavukaga mu muryango w'Abahashim mu bwoko bwa Quraishi, ariko Uthman ibn Affan we yavukaga mu muryango w'aba Umawi mu bwoko bwa Quraishi, ubwoko bwari bukomeye cyane ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yari umunyamaka, ndetse na nyuma yaho aza kuba umunyamadina. Nyuma yaho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukiye i Madina,
yakundaga kwitwa cyangwa se guhamagarwa yitirirwa umwana we witwaga Amru, ndetse nanone yaje kwitirirwa umwana we witaga Abdullahi, ni ukuvuga se wa Amru, se wa Abdullahi. Nanone yaje kwitirirwa umukobwa we witaga Layla, witwaga se wa Layla. Nyina umubyara yitwaga Arwa bintu Quraiz, umukobwa wa Quraiz mwene Rabia mwene Habib mwene Abdushams mwene Abdumanaf. Ngira ngo urabona ko isano nayo iragenda ikahura n'isano y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ruhande rwa nyina. Wa ummuha Ummu Hakim, ni ukuvuga ngo uyu Ummu Hakim yari nyirakuru wa Uthman ku ruhande rwa nyina. Yari umukobwa wa Abdul Muttalib mwene Hashim, ndetse ikiyongereyeho ni ukuvuga ngo yari nyirasenge w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ukuvuga ngo nyirakuru wa Uthman mwene Affan yari nyirasenge w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nta nubwo ari aho byagarukiraga, ahubwo yari impanga ya se w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni ukuvuga ari impanga ya Abdullahi ibn Abdul Muttalib mwene Abdul Muttalib, se w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngira ngo urabona ko isano ya Uthman n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari isano ya hafi cyane kandi isano ikomeye. Amateka tubwira ko ntiyari mugufi kandi nta nubwo ari muremure. Abamubonye bavuga ko yari afite uburanga bwiza cyane. Yari umwarabu w'umwera ariko ufite uruhu rurimo umutuku mwinshi, afite ubwanwa bwinshi, yari umugabo ubyibushye, ntabwo yari ananutse, kandi afite n'igituza kigari cyane. Kubera ubwiza bwe butangaje, abamubonye bavuga ko nk'uwo bita Abdullah ibn Hazim avuga ko yabonye Uthman akabona ari mwiza cyane ku buryo atigeze abona umugore n'umwe cyangwa se umugabo n'umwe ufite ubwiza nk'ubwa Uthman. Ndetse igihe kimwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kuvuga yuko asa cyane nka Aburahamu sekuru w'abemera, ndetse akanavuga ko yasaga cyane n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yabwiraga umukobwa we Kulthum amubwira ati inna ba'araka ashbahu bijaddika Ibrahim, ati umugabo wawe asa cyane cyane na sogokuru wawe Aburahamu, kandi nanone akongera agasa cyane cyane na papa wawe Muhammad. Ibi biri mu bishimangira yuko Uthman yari afite ubwiza budasanzwe. Ikindi twamuvugaho ni uko yavutse mbere yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho imyaka 47, ari mu mwaka wa 576. Mbese yavutse mu mwaka wa 6 nyuma y'umwaka w'inzovu, cyangwa se nyuma y'umwaka igitero cy'inzovu cyateye Imaka kigiye gusenya Al-Kaaba. Iyi qissa irazwi muri Islam, ndetse hari n'isura yabigarutseho mu isura za Quran.
ari mu bantu ba mbere ku ikubitiro babaye abayisilamu, ariko yabaye umuyisilamu abwirijwe na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, niwe wamweretse uwisilamu ndetse anamubwira ibyiza by'uwisilamu, aho yamubwiraga ati njyewe mbona uri umugabo w'umuhanga kandi ushishoza ushyira mu gaciro, ntabwo nibaza ko wananirwa gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Hanyuma Uthman aramubwira ati yego, arangije aramubwira ati none se urabona koko izi mana zikozwe mu mabuye n'izi mana zibajwe mu biti ndetse zinabumbye mu mabumba bene wanyu bikubita imbere, urabona ko ari imana z'ukuri? Uthman guhera ubwo yahise afata iya mbere ajya kureba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arangije ahamya ko imana ari imwe, ndetse ahamya ko n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana. Guhera ubwo yinjira Uwisilamu. Ikindi twamuvugaho Uthman mwene Affan nuko ari mu bantu bimutse kubera Imana, ndetse we yimutse ubugira kabiri, kuko ubwa mbere abanje kwimukira Habasha ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abayisilamu batotezwaga ndetse bakanagirirwa nabi, bagahura n'akarengane gakomeye cyane. Arabwira ati nimwimuke mugende mujye Habasha, hariyo umwami utajya wemera akarengane, udakunda akarengane, nta muntu n'umwe ujya urenganywa mu gihugu cye. Uthman ari mu bantu bafashe iya mbere n'umugore we bajya hehe? Bajya Habasha. Ku nshuro ya kabiri nanone ari mu bantu bimutse bimukana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yimukaga ivuye i Maka ijya i Madina. Ikindi twavuga kuri Uthman ibn Affan nuko yarongoye abakobwa babiri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwa mbere yarongoye ni Ruqayya bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu yamurongoye mbere yuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihabwa ubutumwa, mbere w'Islam. Hanyuma aza gupfa, yapfuye mu ijoro ry'intambara ya Badri, yapfuye mu joro rimwe mu majoro y'intambara ya Badri. Ndetse Uthman nta nubwo yari yitabiriye uru rugamba rwa Badri, ntabwo Uthman yarwitabiriye, yari yasabye uruhushya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo ajye kurwaza umugore we Ruqayya, umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bituma atitabira urugamba rwa Badri. Ariko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamubariye mu barwanye urugamba rwa Badri, kubera ko yari yamusabye uruhushya kandi ntiyari yanabonetse kuri urwo rugamba ku mpamvu zifatika kandi zumvikana. Ndetse intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugeneye n'umugabane mu minyago yari yavuye muri uru rugamba nk'umuntu warwanye cyangwa se nk'abarwanyi bose. Inkuru y'intsinzi y'abayisilamu ko batsinze urugamba rwa Badri yaje ku munsi nyirizina Ruqayya, umugore wa Uthman ibn Affan, akaba n'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari yapfuye. Yapfiriye i Madina ndetse naho yashyinguwe. Amaze gupfa, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamushyingiye undi mukobwa we witwa Kulthum.
nawe yaje gupfa hashize imyaka 9 gusa intumwa y'Imana Muhammad salama yimukiye Madina. Qala al-ulama, abamenyi bavuga ko mu mateka kuva Imana yarema isi ikarema ikiremwa muntu, nta wundi muntu mu mateka uzwi warongoye abakobwa babiri b'intumwa uretse Uthman. Bivuze ngo ibingibi ni umwe mu mwihariko Uthman yari afite. Kubw'iyo mpamvu yo kuba yararongoye abakobwa babiri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, byatumye yitwa Dhinnurayn, nyirimuri ebyiri. Yiswe nyirimuri ebyiri. Muri ebyiri zashaka kuvugwa ahangaha ni abakobwa babiri b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikindi twavuga kuri Uthman mwene Affan nuko nkuko twagiye tubigarukaho ari mu bantu ba mbere bafashe iya mbere bakaba abayisilamu, ndetse amateka tubwira ko yabaye umuyisilamu ari umuntu wa 4. Habanje Abubakari na Ali mwene Abi Talib na Zaid bin Haritha, hanyuma Uthman ibn Affan aza ari umugabo wa 4 wabaye umuyisilamu. Ikindi twamuvugaho nuko ari mu bantu 10 intumwa y'Imana Muhammad salama yahaye inkuru y'ijuru bakiri ku isi. Muri hadithi nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muri zo iyo twavuga ni hadithi ivuga ko igihe kimwe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yicaye, ariko yicaye ahantu hari amazi, hanyuma izamura imyambaro yayo cyangwa se igikoyo cyayo yari yambaye imirundi ku buryo yagaragaraga. Hanyuma bagiye kumva, abari bari aho bagiye kumva bumva umuntu arakomanze ashaka kwinjira. Intumwa y'Imana irababwira ati uwo muntu nimumwinjize, nimuhe kare winjire, kandi mumubwire yuko ari umuntu wo mu ijuru. Bakinguye basanga ni Abubakari, bamuha inkuru intumwa y'Imana ndetse baranamwinjiza. Hashize akanya undi arakomanga, hanyuma intumwa y'Imana yongera irababwira ati uwo muntu ukomanze nimumwinjize kandi mumuhe inkuru nziza ko ari umuntu wo mu ijuru. Bagiye kureba nanone basanga ni Omar ibn Khattab, nawe baramwinjiza bamubwira n'inkuru intumwa y'Imana Muhammad salama ibabwiye. Umuntu wa gatatu nanone yarashaka komanga, intumwa y'Imana Muhammad salama imwumvishe irabwira iti, yabanje guceceka gato, hanyuma irabwira iti uwo mumwinjize nawe, hanyuma namubwire ko ari umuntu wo mu ijuru, ariko nyuma y'ingorane n'akaga azahura nako mu Islam, cyangwa se nyuma y'ikigeragezo azahura nacyo gikomeye mu Islam. Ikigeragezo intumwa Muhammad salama yavugaga ahangaha cyari ikigeragezo cy'ibigeragezo Uthman ibn Affan yahuye nacyo igihe ari umuyobozi, ndetse kugeza n'ubwo yishwe. Nicyo kigeragezo intumwa y'Imana Muhammad salama yavugaga ahangaha. Hanyuma baramwinjiza, barangije bamubwira n'amakuru cyangwa se bamuha n'ubutumwa intumwa Muhammad salama yari bahaye. Aha rero iyi hadithi iratugaragariza ko Uthman ibn Affan ni umwe mu bantu 10 bahawe inkuru bakiri ku isi, inkuru nziza yo kuzajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo Uthman ibn Affan nta gushidikanya ni umuntu wo mu ijuru. Ikindi twamuvugaho nuko ari mu bantu 6 intumwa y'Imana Muhammad salama yapfuye yishimiye, inezerewe cyane, inizihiwe kubera abo bantu.
ikindi twamuvugaho ni uko ari mu basahaba bazwi ko bakusanyije Qur'an ntagatifu. nk'uko twabibonye yagiye ikusanywa mu byiciro ku gihe cya Abubakari no ku gihe cya Umari, ndetse inasozwa ku gihe cya Uthman bin Affan. ikindi twamuvugaho ni uko Uthman bin Affan intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga imusiga i Madina, ikamusiga ari we uyoboye abayisilamu iyo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaga igiye muri zimwe mu ntambara zitandukanye. Twavuga nk'igihe yajyaga ku rugamba rwa Zatu ar-Riqa, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasize umuyobozi w'abayisilamu i Madina ari Uthman ibn Affan. Ndetse si ibyo gusa, n'igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga ku rugamba rwa Ghatfan, nanone yasize umuyobozi w'abayisilamu i Madina ari Uthman bin Affan. Amateka atubwira ko Uthman yari umugabo utarakundaga kuvuga menshi, ariko nanone bakatubwira ko iyo yavugaga amagambo meza anyuze ubwonko n'ubwenge, uburyo abaga bari kumwumva babaga bumva atasoza. ikindi twamuvugaho, abamenyi bamuvuzeho nk'umumenyi bita Ibn Sirin, aratubwira yuko Uthman bin Affan nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari mu bantu bari basobanukiwe ibijyanye n'imihango ya hija ndetse n'ibikorwa byayo. Undi muntu wamukurikiraga cyangwa se wamugwaga mu ntege mu mihango ya hija ndetse n'ibikorwa bya hija ari Ibn Umar, Imana nyagasani bose bishimira. ikindi twamuvugaho ni uko akimara kuba umuyisilamu nawe yahuye n'ibigeragezo bikomeye byo gutotezwa ndetse no kugirirwa nabi no kurenganywa nk'uko n'abandi bayisilamu bahuye nabyo. Amateka atubwira ko amaze kuba umuyisilamu, se wabo witwaga Al-Hakam bin Abil Asi mwene Umayya yaramufashe, aramuboha, aramuzirika, arangije aramubwira ati koko uratinyuka ukareka idini n'umuco w'abasekuru n'abasekuruza ukajya mu idini y'igihimbano, ukajya mu idini y'icyaduka? Ati ndakurahiye ntabwo nshobora kukureka kuzageza igihe uzavira muri iyo dini y'icyaduka. Uthman bin Affan arangije aramusubiza ati icyo wakora cyose ntabwo iyi dini nayireka, nta nubwo nzayireka kuzageza mvuye mu buzima. Al-Hakam abonye igihagararo cya Uthman ku idini ye aramwihorera. Ikindi twamuvugaho ni uko nk'uko twabibonye ari mu bantu bimukiye cyangwa se bahungiye Habasha. Habasha ni muri Ethiopia y'ubu ngubu. Ari mu bantu bahungiye Habasha ubwo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabemereraga ko bahungirayo kugira ngo byibuze itotezwa bakorerwaga n'akarengane bakorerwaga karangire cyangwa se kagabanuke. Uthman rero akimara guhungirayo, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti sahibahum Allah, ati Imana ibaherekeze, imusomeye dua ati Imana imuherekeze, kubera ko ari kumwe na Ruqayya umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arangije aravuga ngo mu by'ukuri Uthman niwe muntu wa mbere wimutse agahunga ahungiye ku Mana, agahunga ahungishije idini ye nyuma y'intumwa akajyana n'umuryango we
nyuma y'intumwa y'Imana Loti. Ikindi twamuvugaho ni uruhare rukomeye cyane yagize mu gutegura urugamba rwa Al-Usra cyangwa se igitero cya Al-Usra. Ni igitero cyiswe gutyo. Iki gitero bavuga ko cyiswe gutya kubera ko cyabereye ahantu hitwaga gutya, abandi bakavuga ko iki gitero cyiswe gutya kubera ko cyabaye mu bihe byari bikomereye abayisilamu cyane. Rero Uthman yatanze umugabane ukomeye cyane, yagize uruhare rukomeye cyane muri uru rugamba, yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura iki gitero. Avuga ko yatanze ingamiya zigera muri 300 ndetse anatanga n'amadinari 1000. Rwari uruhare rukomeye cyane ndetse rwashimishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yabanje gushishikariza abasahaba, yabonaga ko bafite ubushobozi bwo kuba bamufasha gutegura iki gitero. Arangije aravuga ati man jahaza jaisha al-usra falahu al-janna, ati uzategura urugamba n'igitero cya al-usra afite ijuru. Hanyuma rero Uthman aza kugira uruhare rukomeye cyane mu gutegura iki gitero. Ikindi twavuga kuri Uthman mwene Affan ni uko ari mu bantu nanone bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kugura umugezi bitaga Bi'ru Ruma. Uyu mugezi nanone intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko umuntu uzashobora kuwugura akawuha abayisilamu afite ijuru. Rero uyu mugezi waje kugurwa na Uthman mwene Affan, ndetse awugura akayabaka amafaranga atari make, amafaranga ageraga ku 8,000 by'amadirham. Amafaranga atari make, amafaranga menshi cyane. Uyu mugezi rero wari ufite amateka akomeye cyane kubera ko uyu mugezi abayisilamu bakigera i Madina babanje guhura n'imbogamizi zikomeye cyane zo kubura amazi yari make, ndetse ku kigero cyo kuba wavuga ko nta mazi yari ahari. Na yari ahari ntago yabaga yakora ibindi bikorwa bindi, ariko mu kuri umuntu akaba atayanywa ngo agire ubuzima bwiza. Kugira ngo babone amazi yo kunywa barayaguraga, kandi umugezi wari ufite amazi meza wari umugezi wa Ruma, ariwo uyu mugezi waguzwe na Uthman mwene Affan. Uyu mugezi rero wari ufitwe cyangwa se wari umugezi w'umuyahudi, umwe mu bayahudi bari batuye i Madina, kandi amazi yarayagurishaga, kandi akayagurisha ku giciro cyo hejuru cyane gihenze, ku buryo rwose byari bigoye cyane kugira ngo abisilamu bose babone amazi yo kunywa, kubera ko abenshi muri bo nta nubwo bashoboraga kuba babona amafaranga yagura ayo mazi, kubera ko bari abimukira i Madina, barataye ibintu byabo, ntabwo bashoboraga kuba babona amafaranga yagura ayo mazi. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero yarabyitegereje nyine, ibona ni ikibazo gikomeye, hanyuma ishishikariza abayisilamu, irababwira iti uzagura umugezi wa Ruma afite ijuru. Uyu mugezi rero waje kugurwa nande? Waje kugurwa na Uthman, arangije awuha abayisilamu ku buntu. Abayisilamu batangira kujya banywa amazi y'ubuntu. Iki nacyo kiri mu bikorwa by'indashyikirwa bikomeye cyane, ntabwo wabona icyo bigereranya nacyo mu bikorwa byakozwe na Uthman mwene Affan. Ikindi twavuga kuri Uthman mwene Affan
nuko ngo yari umugabo wiyubaha cyane, wakundaga kugira isoni n'icyubahiro, ndetse intumwa Muhammad salama yanamuvuzeho muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad salama, aho ngo igihe kimwe yari yicaye mu rugo na Aisha, hanyuma umuntu arakomanga, bakinguye basanga na Abubakari. Intumwa y'Imana Muhammad salama icyo gihe yari yicaye, ariko imyenda y'intumwa y'Imana Muhammad salama yamanutse ku buryo ikibero cy'intumwa y'Imana Muhammad salama cyaragaragaraga, ndetse n'imirundi ye igaragara. Abubakari akinjira, intumwa Muhammad salama iraguma iricara nk'uko yari yicaye, ntiyahinduka na gato. Hanyuma mu kanya gato nanone undi arakomanga, basanga ni Omar. Nanone intumwa y'Imana Muhammad salama iguma kwicara uko yari yicaye. Hashize akanya nanone undi arakomanga, barebye basanga ni Uthman. Intumwa y'Imana Muhammad salama ihita yicara neza vuba na vuba, irangije izamura n'imyenda yayo, ihisha ibibero byayo neza, irambara neza. Hanyuma Aisha aramubaza ati, yewe ntumwa y'Imana, ko Abubakari yinjiye ukaguma uko wari wicaye ntuhinduke, na Umar akinjira ukaguma uko wari wicaye ntuhinduke, ariko Uthman yakinjira ugahinduka, byatewe n'iki? Intumwa y'Imana Muhammad salama irangije iramusubiza iti, ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, ati se ntabwo wifuza ko ngirira isoni umuntu abamarayika bagirira isoni? Bivuze ngo Uthman kubera isoni yagiraga n'icyubahiro yagiriraga abandi, byagezaga ku rwego abamarayika nabo bamugirira isoni. Ikindi twamuvugaho ni uko yagiye ku buyobozi nyuma yo gupfa kwa Umar mwene Khattab, hari hashize iminsi 3. Yari ari mu bantu Umar mwene Khattab yahisemo cyangwa se yatanzeho abakandida ko bazavamo umuyobozi bazamusimbura. Nkuko twabonye ko Umar mwene Khattab yapfuye yishwe atewe ibyuma ari gusarisha abayisilamu ku iswara ya Fajiri, ariko ntabwo yahise apfa. Muri ubwo burwayi bwe nyine yabonyemo akanya ko gutekereza, arangije ahitamo abasahaba bagera muri 6 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagombaga kuvamo umuyobozi uzayobora abayisilamu agasimbura Umar mwene Khattab. Muri abo harimo nyine Uthman, harimo na Ali mwene Abi Talib, ndetse na Abdurrahman ibn Auf. Bari abasahaba bagera kuri 6. Ikindi twamuvugaho ni uko ku buyobozi bwe Ubuisilamu bwaragutse bugera kure hashoboka, ndetse bavuga ko ubuyobozi bwe bwaranzwe n'ituze mu Bayisilamu, ariko mu rwego rw'uko ubuyobozi bwe bworoheraga Abayisilamu bitandukanye no ku gihe cya Umar mwene Khattab, kubera ko Umar mwene Khattab yari inkazi nk'uko bizwi mu mateka. Ariko ikindi twavuga ahangaha ni uko muri zimwe mu mbogamizi ubuyobozi bwe bwahuye nazo, ni uko bavuga ko ubuyobozi bwe yagiye yibanda ku bantu babaga bahuje isano ry'amaraso, akabahitamo akabohereza mu duce dutandukanye kugira ngo bajye kuba abayobozi. Ibi ntabwo yabikoraga kubera gushaka kwimakaza ivangura n'ironda cyangwa se gukora akazu, ahubwo yabikoraga mu rwego rwo gushakisha abantu yabonaga ko
bamufasha mu kuguma kubaka uwisilamu no kwagura uwisilamu. Rero akisanga abo bantu bameze gutyo abasanga mu bantu bafitanye isano y'amaraso. Ibi byaje kumukururira rero akaga gakomeye cyane, kubera ko byatumye ubuyobozi bwe bugirirwa ishyari, ndetse bamwe bakabona yuko ubuyobozi bwe bwari akazu, kubera ko abenshi bayoboranaga na Uthman mwene Affan bakomokaga mu bantu bari bafitanye isano y'amaraso. Ariko mukuri we ntabwo yabikoraga agamije gukora akazu no kuvangura abantu, ahubwo no kwifuzaga abantu bamufasha mu kuguma kubaka uwisilamu uko yabyifuzaga. Ubuyobozi bwe rero bwa Uthman mwene Affan bwamaze imyaka igera kuri 12, bwamaze imyaka 12. Yapfuye ku itariki 18 z'ukwezi kwa Dhulhijja, kwezi kwa 12 mu mezi ya Kiislamu, hari ku munsi w'Ijuma. Yapfuye yishwe, nawe yazize akarengane nk'abandi bose. Yishwe n'inyeshyamba zari zigometse ku buyobozi. Qatada niwe utubwira yuko Uthman yayoboye imyaka 12 ariko iburaho iminsi 12. Yapfuye afite imyaka 82. Kubera ko yapfuye yishwe, yahambwe mu myenda ye yapfiriyemo, ndetse anayihambwamo ikirimo amaraso. Ntabwo yigeze yozwa cyangwa se ngo yuhagirwe nk'uko tubikorera umuntu wese wapfuye, kubera ko abarwa nk'uwapfuye ku rugamba, abarwa nk'uwapfiriye ku rugamba, yapfuye ari shahidi. Nk'uko bizwi ko umuntu wapfuye ari shahidi agapfira ku rugamba, ntago yambikwa indi myenda, ahambwa mu myenda yapfiriyemo, ndetse nta nubwo yozwa, ahambwa uko yapfuye, nk'uko tubisanga mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Yahambwe mu irimbi rya Baqi i Madina, irimbi rishyinguwemo abasahaba benshi b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Iri rimbi rirazwi i Madina cyane, umuntu wese uzi Madina iri rimbi ararizi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa radiya anhu wa jama'ana bihi fi dari karamatihi. Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala igume imugirire impuhwe kandi igume kumwishimira, izaduhuze nawe mu ijuru ryayo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.